ku bantu bakunda kubetinga ubu ngubu mwashyizwe igorora. Ubu ngubu ushobora kuba wabetinga udafite interineti, telefone yose waba ufite. Icyo usabwa ni iki rero? Waba ufite telefone y'amatushe, waba ufite telefone iyo ari yo yose, mu gihe udafite interineti ushobora kuba wabetinga ku mikino ya football. Ababikoze nta bandi, ni ya kampani bita Winner. Icyo usabwa ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 899 urwego, ukemeza, ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe wabasha kubitsa amafaranga no kuyabikuza yo wariye mu kanya nk'ako guhumbya, atari ngombwa ngo kubetinga birasaba interineti. Gana Winner cyangwa se ukanda akanyenyeri 899 urwego, ibindi byose birikora. Tubetinge mu rugero. Aya basi, season yacu turayitangiye ku mugaragaro. Iyi ni episode ya mbere. Ngiye wumva banyita n'imirire, na amagambo umukobwa ari gusobanura. Ngicyo giye Korea iri yoboye n'umunyagitugu, ngarika akaba umuhanga mu kumenya ibijyanye n'imirire. Buriya hari abantu bazi kumenya ibijyanye n'inzoga n'amawayini n'ikibaza, n'umuntu akanywa wayini akamenya ko ari irenze n'izitarenze. Haba n'abazi kumva ibiryo rero apana b'abantu twese dupfa kurya ibyo tubonye cyangwa se ibiheye. Kumwumva batubwira ngo uyu sekreteri cyangwa se umunyamabanga mukuru w'ibwami ngo niwe ushinzwe kujya gukora icyitwa gushaka abakobwa bazashyingira umwami. Aba incorekeze nyine umwami ubundi umugore umwirega nimwe rubanda rusanzwe mugira umugore umwe ubundi umwami agira abagore benshi. Noneho bati twabwiye abakozi be ngo bahunge, bamutekeraga ku kantu avuga ategeka nyine ntago ajya asaba. Ariko uwo mukobwa mutuzi cyo bakabwira ndategetse ngo mereze icyo cyuma, kuko nyine yamenyereye gutanga itegeko. Ngiye kugenda ntunkurikire wa musazi. Umukobwa ari kubona n'umugabo ameze nk'umusazi nyine. Nawe ni ukuvuga ngo uhuye n'abami ba kera uyu munsi wa none wagira ngo ni abasazi, kuko ibintu ubwicanyi bwabaye mu mateka nyine ya Johnson cyangwa se mu mateka ya Korea kera, aho abayobozi baje kwicwa benshi bakomeye ndetse bikabaviramo guhunga benshi, ndetse bakabasanga aho bahungiye bakajya babica no bagatangira kwigumura bakajya bagerageza kwataka ubwami. Nibwo bwicanyi babavuze nyine nka ikibazo cya hatari gihari. Mu myaka ya kera nta kamera zabagaho. Byibura uyu munsi wa none umuntu ashobora kukubwira ati ndi umuyobozi uyu n'uyu wa kera muri za 40, kuko wabonye ifoto ye ukaba wavuga ati koko niweho umuyobozi wa kera, ndi kubona n'isura nyizi mu mateka. Ariko kera abami ba kera bakubwiye ngo barwabugiri ba kera bande bamusinga, ntago wamenya isura yabo niyo mwahura. Niyo mpamvu umukobwa atamamenye, niyo yaba yarabize mu mateka, niyo bari ibikoresho by'umwami byibuke. Yaramureba 미쳤네. uzi ko uri umusazi 공부하다가 놀았어. kubera kwiga amateka cyane no kuyakunda byakugize nk'umusazi. Sasa uyu mukobwa ari kubona no musore ari nk'abantu bakunda amateka, biza amateka bakageraho bakamera nk'ayo mateka. 얼어지고 후사 타령이냐고요. Irwo n'urwitwaza umwami kuvuga ngo kuryamana n'abagore benshi n'abakobwa benshi, gushaka abagore benshi ngo ni ukugira ngo ashaka abazamusimbura. Ariko ni uburyo bw'uburaya umwami abarinda yarasajijwe n'abakobwa, akitwaza ko ari umwami ngo akuze nambere. Nimbona telefone yanjye ndamenya icyo gukora. Buriya re kugira ngo umenye telefone agaciro isigaye ifite. Telefone nibwo butabazi bwonyine umuntu aba afite. Uri ufite telefone na internet, aho waba uri hose ku isi wahava, wahamagara, watabaza. Uyu nawe atangiye kuvuga ati ibi bintu reka ndeke kubyishyiramo, reka nshake uno mwamazi kwanariza ibiryo. Mu mateka ya Korea bavuga ko umuntu wayoboye Johnson ubwo bwami muri iyi myaka ari we uyu musore turi kubona, ngo yari umuhanga mu kumenya ibintu bijyanye n'imirire, agakunda ibiryo bitetse neza, ndetse ngakaba n'umunyagitugu. Nibyo bintu yarazwiho. Umva ukoresha wa muntu wagiye umukubita inkonji, wamukubise imigeri ku kibuno, wamututse, wamwise umusazi, ubundi umwami no kumureba nabo bumusebeje barakwica. Umwami yese avuga ati ari umugambanyi w'igihugu. Byonyine kwitwa umwanzi w'igihugu, umugambanyi w'igihugu, ngo uwo mugambanyi w'igihugu